impamvu niba yari hese kwa mugore yari mu nzu he muyihenze uvuga uribuka nkubwira ati unjyane kwa muganga ubyanga umbwira ngo genda nsohokera mu nzu singushaka uko naje ndi kugwa mu muhanda sukuza none ngurankeneye namenya aho uri ndavuga nayo uzamuhasaba ahangaha nayo nzamu nabigwirwa n'iki se icyo namubwiye ngo akwiyame uzagaruka hano njyewe icyo ndi gushaka ndagira ngo uheme amateta amahoro muri uru rugo njyewe uru rugo ntabwo ndubamo bimubwire rwose njye ntabwo ndubamo muhavuganeho ntabwo uru rugo ndubamo ngwino dutahe rero mu rugo dutahe tujye ushaka imbabazi zawe nazo nkeneye icyo nkeneye ni uko utazagarukira mu rugo nta n'isoni njyewe isuzuguza umugore wawe ndakwiyamye icyo nshaka nuko dutaha wamaze kumutwara se cyangwa umugabo wawe ndamusaba imbabazi se mba hano musaba imbabazi ziki wowe uzazimusabe ndamusaba imbabazi zikize ubundi byo mwakoze zikize nkeneye kuza kuba hano se ntabwo nkeneye kuza kuhaba nta mbabazi musabye icyo nshaka nuko tugataha ndananiwe ntabwo nshaka no gukomeza guhagarara mume n'intebe nicara intebe waguze mume intebe nicara izi ntebe nazo yaguze intebe waguze urishinze y'umugore wavuze ko hano ari mu karuri jya kwicara kuza umugabo wawe yakuguriye mu mafaranga naze dutahe rero yikomeze mbare kabiri n'umugabo n'umugore mumvira naze dutahe musohokere mu gipangu genda sohoka ahubwo wowe ihute ntakwereka sohoke mwamahero muzonge mbaye ikaze n'abakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Kese TV show nk'ibisanzwe nongeye kubasuhuza kandi bifuza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi ku wundi uyu munsi rero ndi kumwe na mama Teta ndetse na papa Teta muribuka ko papa Teta yahamagaye madamu nyuma twasoje icya kiganiro aramuhamagara baravugana amubwira umunsi azaza atubwira ko umunsi azemera kuza babivuganye ko azatubwira natwe tukaba duhari nk'abantu nyine ibintu byose byabaye duhari bigomba no gukemuka duhari turamutegereje biteguye gutegura noneho hejuru none hagiye kuza yakubwiye Kolomba higima ntabwo bangwe mfite mwiteguye neza nta nubwo kwiye kugira nta nubwo mutinya nanze nyine avugane n'umugabo we bagiye icyo nshaka nuko aza akamubwira nyine ko atazongera kungarukira iwanjye igihe bamaze aba bantu banzengereza ke uzibona kijya gupagasa papa Teta witeguye gute gukemura kino kibazo kiri hagati y'abadamu bawe nk'umugabo ubu hano noneho niho ugomba kugaragariza iki kuri umugabo nyine ugafata umwanzuro mu ngo zawe ukoreye umwanzuro mugiye kubona uravamo ushimishije nta kibazo yego kuko ibibazo biri mu mpande zo buri wese afite ikibazo cye kandi cyatewe nawe nyine byose ubundi ntandaro ni wowe ariko noneho kuri iyi nshuro uvugishe madamu nawe nyine batoroshye nabonye atavugirwamo ariko sha abagore bose mfite nta masaso kabisa bose ni ingorotsi warabishakiye ariko nawe uri ingurutsi kizo utagiye uhitamo abitonda niba wabonaga ari ingurutsi gese ko bavuze ko wagiye kubera ko nagusuzuguraga ngo ntagushyiraga amazi muri dushe ariko siyo ni impamvu yajyaga ngo iyo niyo mpamvu nanjye binyobera ariko yashakaga kugenda naje kureba icyiza n'ikibi nyine uwakoze icyiza narakibonye n'uwakoze ikibi none se aho yagiye bashyizeraga muri dushe ntabwo ko bayagushyiraga muri dushe kwirwa uzererezwa n'iki ngo urikana umugore urakinye gupakaza uri murabungura ariko nyine umaze kumenya agaciro kanjye bibaho kubera ko buri muntu burujya umuntu ushaka nyine umwiza ku muntu ushaka kwari nyine bavuga ngo ubwenge buzubujije buyisenye ariko noneho abagore rwose shira utapfuye yarihuse ahubwo atakubonye ushaka ukuntu ushyira ibintu ku murongo noneho rwaserera byibura ugira ibibazo byawe wenyine ariko hatajemo ngo umugore yarwanye n'undi umugore ngaranshaka ibuze ko kuganira nanjye icyo kibazo cyo nshaka gukemura ntago nshaka ko bazarwana giye kumubwire ke ikintu nisabira ngiye uwo mugore ataranagera sinzi n'izina rye namubonye wa munsi nayo nanacanganye icyo tunahuriye mu nzira sinamumenya sibyo icyo nkeneye ko papa
akora njye nuko mbwira umugore we ntazongere gukebura n'amaguru agana mu rugo rwanjye urumva urabikora ndabikora rwose nicyo kintu nta kindi kintu wewe umura icyo kibazo ndaje nyigukemurire nabwo azagaruka mu rugo hano umwana wanyu sibyo rwose pe icyo nshaka njye nuko mbwira unyiyamira umugore wawe ntazongere kugarura ndabikora humura ndabikora nawe ari mu nzira ari kuza kandi ikindi nawe rega warakize nawe warakize umeze neza nawe rwose uri muzima ntuzongere kugaruka ahangaha umbabarire cyane njye simbakeneye mu amahoro yanjye nanjye narayabahaye papa imyaka 15 mpora mbivuga ni myinshi wowe wamaze warantanye umwana sibyo wasize umwana yiga muri maternelle umwana ararangije hari icyo wankoreye mu buzima ntazibagirwa kandi nazakureka njye burazirikana ko hari icyo yagukoreye nyine we yarakurereye waragiye urongera uramuta bwa kabiri urongera n'ubu waragiye aho uri naho biri kugaruka bikongera bikamugaruka urumva ko ari guca mu bintu bikomeye kubera wowe rwose papa mbabarira unduhurira umutima wanjye kuri iyi nshuro kandi noneho hari n'ikindi cy'akarusho yakoze muri njye yasize mu mutima wanjye sibyo urumva rero wowe ukwiye gukemura igiki nasize mu mutima wera yewe ndabona hageze asuhuza madamu muraho neza amakoro ni meza ntabwo wadukora mu ntoki urase kutamusuhuza amakuru y'urugendo se ni meza urarushye noneho wamuzanye ubu se ubuvuye ntabwo bikureba ntabwo bindeba uje kureba wowe aho nsize se ntabwo uhazi niho mvuye ntabwo uhazi ubu uvuye mu Mutara ubugeza ngo uje kureba njye uje kukureba nyine ubu se wansigiye umwana we jyenyine kubera iki wabonaga ngomba kumurera jyenyine uje kukureba dutahe tugende kurera umwana wiyubagije ibyo wakoze se ibyo ntabwo bindeba niba ari byo wabikoze niba ari n'undi ntabwo mbizi ibyo ujya kumbwira ngo ibyo nakoze se ni ndashaka ko dutaha ariko byibura wamubonye uramubonye ubushize naraje ndamubona niba yari mu nzu niba yari hese wa mugore we yari mu nzu he muyihe nzu uvuga uribuka nkubwira ati unjyane kwa muganga ubyanga umbwira ngo genda nsohokera mu nzu singushaka uko naje ndi kugwa mu muhanda si ukuza none ngo urankeneye namenya aho uri ndavuga ngomba kukubona se sinkubonye bambwiraga ko udahari se sinkubonye umva nkubwire icyo uri gushaka nta na kimwe ugeraho icyo uri gushaka nta na kimwe ugeraho njyewe ntabwo mbyemeye zanye umwana ndavuga reka nze noneho namara amaje ushize naje nta mwana ufite ubwira ariko noneho ndaje cyokoza ikintu ngusabye sibyo ikintu ngusabye ndagira ngo uhema amateta amahoro mu rugo rwe mu gihe uzaba utaje se ngo nkuboneze sibyo nzayamuha gute ndagira ngo umuhe amahoro mu gihe uzaba utaje ntayo nzamuha asaba ahangaha ntayo nzamuha nabigwirwa n'iki se icyo namubwiye ngo akwiyame uzagaruka hano njyewe icyo ndi gushaka ndagira ngo uheme amateta amahoro muri uru rugo njyewe uru rugo ntabwo ndubamo bimubwire rwose njye ntabwo ndubamo muhavuganeho ntabwo uru rugo ndubamo ngwino dutahe rero mu rugo dutahe tujye mu rugo kurera umwana uko wanyirukanye si ukuzi ngwino dutahe nyine naje kugutora nyine yagukumbuye ngwino dutahe suri umugabo wanjye ngwino dutahe taha waje urwaye warakize twagize amahirwe keza atubonera umuvuzi barakuvura sibyo mbaye urutahe mu amahoro yanjye ibibazo nifitiye murabizi ni byinshi mutahe mwumvire mu rugo rwose reka nkubwire rero mama yishe n'abaturanyi
igihe cyose hano mu rugo habaye uranyumva mama Aisha uranyumva ndakumva ngereka nkubwire ubwenge ufite nimo ndareba nkasanga mu mutima wari icyo uri gutekereza uri kunshakaho cyo ngushaka no kuri umugabo wanjye nyine ngewe rero ntago umugabo wanjye tugomba hano ntago turi butahane mu mutara teta ikintu gihari wamuganye niyemere ko atazagaruka hano ariko nawe urumva ko agushaka birasaba ko nawe ujyana nawe ariko ntagaruka kubera icyo gihari erega ntago aba ari hano njye se ndabizi ahaba umva nkubwire mama Aisha musanze hano umva nkubwire mama Aisha sibyo icyo ngusabye saba mama Teta imbabazi nonaha iki musaba imbabazi ndabiyamye sinkeneye agasuzuguro musaba imbabazi se kubera iki kiyamisazi ndabiyamye wabonye nkure kumutwagira ngo kurya imbabazi ndagusaba imbabazi reka nkubwire ushaka imbabazi zawe nazo nkeneye icyo nkeneye nuko utazagarukira mu rugo nta n'isoni njyewe isuzuguza umugore wawe ndakwiyamye icyo nshaka nuko dutaha wamaze kumutwara se cyari umugabo wawe ndamusaba imbabazi se mba hano musaba imbabazi ziki wowe uzazimusabe ndamusaba imbabazi zikize ubundi byo mwakoze zikize nkeneye kuza kuba hano se ntabwo nkeneye kuza kuhaba nta mbabazi musabye icyo nshaka nuko tugataha urumva ntabwo nshaka gukomeza kuza kumuteza induru ariko n'imbabazi wazimusaba kubera ko umugabo we musaba imbabazi zikise namugize ne namukubise nagize ne ase ubundi wamenwe gute namwiciye abantu nagize ne hano ninde wakubwiye ko madamu ndagusaba imbabazi ziki ndivugane byinshi nawe nushaka ureke kuzinsaba nakubwira iki icyo nabwiye umugabo wawe akwiyame kongera kunzira mu rugo nawe yabyumvise naza dutahe rero nimushaka mutahe naza dutahe naza tugende nashaka nukongera kuza naza tugende namubonye kugenda nababwira iki umugabo wawe sinyimukeneye nawe arabiza byumve ntabwo musiga rwose nababwira naza dutahe ariko uve hano umaze kwemera kutazangarukira mu rugo umbonye akajisho kari ntamubona nzahagaruka uzagaruka ndakumenera umutwe nkwewe nzahagaruka uzibeshe nzakwereka mena umutwe uzibeshe sinabivuze azongera kurenga kiriya uzibeshe mu Rwanda nzahagaruka umugabo wawe ntabwo aba hano mu gihe ntamubona mu biganza byanjye dutashye n'abayobozi barabizi n'umugabo wawe arabizi ko ataba hano nzakumena umutwe nuhagaruka oya akwereka uko inama zambarwa ariko ikibazo ubwira umugore wa hantu hamubwira aho uba hazongera kubona nyiramunka bari yarenze jewe nta hantu mfite mba azamwereka ubaheze nta hantu mfitemo habaho umuntu utagira ahantu aba se sibyo ariko bitewe yuko twabyaranye Aisha sibyo uwo mutima ukunda abana ndacyawufite niyo mpamvu ugomba gutaha ngwino rero niba ukunda umwana wawe rwose ufite urugo taha mumvire mu rugo rwawe ndi kwirirwa nzerera sinafite aho mbase kubera iki se ngwino dutahe nawe ibaze ibyo wankoreye ibyo nagukoreye ko ni ibiki sibyo kuki muvuga ngo narakuroze mubwirwa n'iki kagiye wakuroze ntabwo rero nzagaruka mu rugo ntabwo nzagaruka gusa imyaka yose twari tumaranye nibwo nari nibutse kuroga ntabwo nzagaruka ariko ubwenge afite hari ikintu uri kunshaka ntacyo gitobora ukivuge icyo uri kunshaka ntacyo nzi ubu ntabwo ushaka yuko tugurisha ririya shyamba riri hariya ku munara oya ntabwo aribyo nshaka rwose ariko kugurisha byarabaryohanye wa mufite n'amasambu kugurisha byarabaryohanye nimba ari byo uri kunshaka ntabwo isazi mu mazi twe dufite iki se nyine ibyombo se byo ni bingahe ke nimugurisha se munyero na make byibura teta yabona icyo azajyana i Karongi muri geto papa teta niyo mushaka kugurisha nimugurishe ndebe ko na teta mwamuha ikintu azajyana i Karongi ntabyo kugurisha dufite ntabwo tugiye kugurisha ndashaka ko aza tugataha papa teta watahanye na madamu
noneho ibindi bintu mushaka kuganira mukabiganira mu rugo mwaragizeyo naze dutahe ndananiwe ntago nshaka no gukomeza guhaga mume n'intebe nicara intebe waguze mume intebe nicara izi ntebe nazo yaguze intebe waguze urishinze y'umugabo wavuze ko hano ari mu karuri jya kwicara kuza umugabo wawe yakuguriye mu mafaranga naze dutahe rero yikomeze mbare kabiri mbare kabiri n'umugabo n'umugore mumvira naze dutahe mumvira musohoke mutahe urabona ibintu nkoreye ibintu dutahe nyine urabona ibintu nkoreye nasohokera hano urabona ibintu nkoreye ibyo biramureba bamvire mu rugo we ariko se ubundi ibintu dutahe ibyo ukoze ntabwo bigushimishije ibintu dutahe aha niho niboneraga ipura ya saa sita n'ipura ya nimugoroba none urahateye ntabwo twarinze urutoki se uzaza urye Mvire mu rugo mugende usaba ibiryo mu rugo nta biryo bihari mugende genda ujye kurya ibyo bitoki mugende ngwino tugende mereza mikoro mugende je nta kindi nifuza hano muhoshi uzongera kurenga hano wa mugore we mugende ni mugende ni rwose si mushaka umugabo wawe umva umugabo wawe nawe nshaka ni mugende ni musohokere mu gipangu genda sohoka ahubwo wowe ihute ntakwereka sohoke mwamahero muzonge nta soni uzongera urenge ko iki gipangu nkwere kuko inama zambarwa undi wakubwiye ko umugabo wawe nyimukeneye bareke baganirire hanze hafi tazava uzi ko damaze imyaka 15 uriya mugabo yantaye hakurikiriye uriya mugore ni myinshi biza kunstressa rero ibyanjye ndabizi azagaruka kumushakira azagaruka hano nzamwereka ntago yagaruka hano kuko agiye amujyanye ntibagende nyine n'urukundo amukunze niba ari urukundo niba ari niki cyakora abantu barashoboye yamujyanye se njye ninde wamubwiye ko nyene uriya mugabo we ko naramukunze bivaho arantaranyanga yaramujyanye rero nakomeza ajyana umugabo najyana umugabo we rwose simbishaka nawe ibyo kuvuga byamuyobeye ngo saba imbabazi ubundi ngo situjyana nkibaza se erega papa teta njye barabimbwiye ko kuva yajya gushakana n'umugore ngo wo mu Mutara sinari nanamuzi ni ukuri kw'Imana iriya ni inshuro ya kabiri mubonye papa teta ubona yarabaye ukuntu yabaye zezenge ubona atagifite sinzi ukuntu umuntu aba ameze ari muri ngo ngumva madango usaba imbabazi imbabazi nashaka zireke ikintu nashaka nuko bazangarukira hano mu rugo rwose n'abadukurikiye batugira inama uyu mugore aranshakira iki mu rugo ariko impamvu we ngo yarazi kabahana abahano saba ahamariki kuva ku ntangiriro urabizi ahantu twamenyaniye nge nawe sibyo urabizi ndagusaba akazi ko gufuri wawe sibyo rwose mbifurije urugo rwiza nibandekera urugo rwanjye uriya mugabo yatubwiye karati mfite inzu ati dufite inzu urumva ya mafaranga ngo nyine baguzemo inzu mu Mutara ni byiza yewe urumva barabanje barambwira ngo baguzemo ngo umurima ngo bahingamo inyanya ngo muri miliyoni 18 ngo bahinzemo ngo inyanya ngo nizera ngo bazajya ngo rega uriya mugore giye kera yigeze kuntumaho undi mudamu ariko giye sinabyitaho ngo umuranga amafaranga yawe ngo y'inzu ngo twaguzemo ngo umurima ngo twahinze inyanya ngo nizera ngo nzakohereza ngo uzagaburira uwo mwana wawe inyanya ngira ngo nukubeshya ngo nzajya mugaburira inyanya ngira ngo nukubeshya ubwo rero niba mu minsi yashize niba ngo hari ahandi hantu ngo baguze aho muri ayo mafaranga sinakubwira ibyabo rwose papa teta naramwibagiwe naramuzinutswe nagaze gufata umwanzuro n'icyo kintu mbonye umugore ashobora kuba papa teta ashaka kuba atavuga mu rugo iwe uriya mugore ni isasi urabona ukuntu amusuzugura ukuntu amurebera ku rutugu ukuntu atamusuzugura byose ni papa teta wabyiteye ashobora kuba papa teta atavuga papa teta aravuga akantu ukabona agize isoni ukabona yabuze icyo avuga ariko ubwo uzi uburyo papa teta kera yari umugabo wihagararaho uzi gufata ibyemezo ariko ubu wapi ibaze ko yatubwiye ngo arazerera ngo yirirwa azerera ngo nagira ahantu aba ibyo nakubwiye ni ukuri kose nanjye namuherukaga wa umunsi nyine ava hano nibwo namuherukaga yari atarongera kugaruka jewe rero
mfite ibibazo byanjye byinshi pe. uzi uburyo diplome y'umwana yabonetse, sibyo? Umuntu wayinyishyuriye, umwana w'umukobwa uba muri Canada niwe wayishyuye. Papa Teta Renata yigeze atanga. Teta ejo bundi niyagiye gukora ibizamini, ni bitanu yigeze gusiga twicaye hariya. Teta abagize gutya agiye gukora ikizamini hehe? Nyakinama. Babahamagaye abana bagize amanota meza i Nyakinama. Papa Teta ndanamushakisha mwaka n'amafaranga kugira ngo umwana ajye gutanga 5,000. Papa Teta 5,000 icyo gihe yarabibuze. Haratubwira ngo ari buduhamagare ngo ku mugoroba. Turategereza duraheba. Nagombye kuguzaguza mu bantu bose njya gufurira kugira ngo umwana ajye iginya kinama mu bizamini. Nabonye tikimujyana iyo kumugarura. Ndayibura umwana yageze hano mu masaa 6 z'ijoro. Urumva? Yahagaze muri gare ndashakisha mbona abantu bamuhari ifite baramuzana. Icyo si icya kabiri. Ubu umwana ejo bundi nibwo babohereje email. Urumva? Ko ashobora kuzajya kwiga i Karongi. Urumva? Papa Teta none ko umwana yabonye kuzajya kwiga i Karongi ashobora kuzabona buruse 1000 bari kwaka ari 57. Papa Teta noneho biragenda gute ko noneho nayo nzabona? Ati none siko nanjye nta kintu mfite. None se nk'uyu mugabo bundi wowe wabukunda? Ubwo se wabukunda niyo wabukunda umugabo gute? Uyu mugabo uri giye wabumukunda miki? 57. Cyakora ntakubeshya urabisinjya nkubeshya amaze kubona 20,20 muri 57. Ayo nayo kwiyandikisha. Kutavuga se ko umwana azaba muri ghetto. Ubu se mfite igikoresho na kimwe ke. Hari kamatera mfite hazajyana. Hari isafuriya kandi afite, hari isafuriya harazajyana. Hari isahane, hari kiringiti, hari amashuka. Ubu se nzagenda nishyura inzu, nzagenda nanga amenyo yanjye umwana nzishyura inzu Karongi nyakuye. Ubwo rero aho kugira ngo bareke kuguma banisha umutwe rwose bamvire mu buzima bandeke ngenyine. Nge ndabizi umaze iminsi utarira babarira ari ibintu birenga umuntu wa muntu rwose, ari ibintu birenga umuntu. Icyo ntakora ni ukurira imbere y'uriya mugore ariko ibyo umuntu w'umugabo kuri iyi nshuro agaragaze ko ari umugabo. Basi se nashake n'igikoresho na kimwe cy'umwana azajyana ku ishuri. Ni ukuri kw'Imana hano ni 20,20 mfite. Arabura kugira ngo arwane ku kibazo kuri icyo cy'umwana gikemuke ari kuguteza no. Ariko Imana izabiko. Nanatangiye no kujya nzanira abagore mu rugo ngo baze kuntuka. Twose niba amahoro ibyanjye ndabizi. Kukijyanye n'abantu baba bavuga ngo ibiki n'ibiki. Umuntu ukeneye kumenya ibyanjye. Ibyanjye ni birebire azaza nsure hano ani Nyamirambo ugezeho ibitaro bikatira. Umuntu wese waza yahayoberwa kuri Rubavu. Hazaza ati kwa Mama Teta ni hehe? Bazamunyereka ze muganirize. Haba bevuga ngo ndabeshye ngo si Papa Teta bazaze mbereka amafoto album irahari. Sibyo? Impapuro ndazikwiyerekeye warazitanze zinzu. Papa Teta ntahakana inzu. Ababikeneye mbere yuko nimukira Kimisaga National. Aho twabanye haruguru ya Wasake. Uwahagera wese akavuga ati Papa Teta na Mama Teta. Babagahe bakamenya amakuru yanjye. Babimenye ibyanjye. Reka dusoreze hano, ntabwo nshaka ko rwose kongera kugira bigezaho wararize bihagije, wagize agahinda kenshi bikabije. Reka twizere ko ikibazo cyawe n'uriya mugabo agiye kugikemura.